bisobanuye neza njyo Pastor Hakim mfite ejo hanjye hashize sibyo cyane hatazabuza abantu ko nza kubasenyera ngo kubera ko ngo bumvishe ngo ejo hanjye hashize hameze gutya sibyo Pastor komera nurire unahaye mu video umva mbigusubiremo nanabisubiremo Kenzo reka mbivuge nona umukobwa nakundanye nawe nasomanye nawe hari byo nakoranye nawe ariko narakijijwe ndi umukristo ndi umushumba mfite ejo hanjye hashize udashoboza kuba hamubitisha sibyo utarasomana azaza nteribuye cyane uzikora abantu bagira ngo bapasiteri ngo turi Imana icyazo pastor uvuga gusomana gusa nishaka mbe naranaryamaye n'umukobwa urakoze cyane kwiyamye umva nkubwire ibi ndi kuvuga buri wese afite ibyo yakoze sibyo ndashaka kubwire amagambo ndi kuvuga Kenzo ndakumva pastor niyo naba naramuhaye video yanjye sibyo tuvuge ko nayimuhaye y'ubwambure bwanjye yego thank you so much yego ntiyemerewe no kwisharinga ntabyemerewe bigize icyaha ashaka kubinkangisha nta burenganzira afite bwo gusharinga ibintu namuhaye personnellement niba avuga ko nabimuhaye sibyo ego ntibyemewe n'amategeko mpuzamahanga ntibyemewe n'amategeko y'igihugu everywhere na hamwe yes Yarira pasiteri no muntu w'umugabo arira suki ntagarira okay noneho my byose biri kujya kwande murindi amakuru ndumwe shaka ndayaba mwaritse nkavuga uzamuta hanze bavuga ubugabo kumva ubutiko bare nawe ureke pastor asoze thank you so much pastor mwenyine natwe nuwacu mwe nyuma wituvangira waza kuvuga n'ubwo bushwi bwawe wajyanguri uvuga wajyanguri mu kibindi cy'abapfumo ngarangara nibo bazagutarika gatarike bene wanyu kwezi baduteye wacecetse ariko muhereze muyovu mwana uyovu sibikijebera naceceke kumbe pastor naretse nkavuga mureke pastor avuge bro urumva bano babwire Christine mureke pastor avuge mureke mvuge jebera zibahunga uzo kuvugira kuri live yabe wakwimyuti erega pastor wabyishe uri kuzamura uyu nguyu uri kujwigira wabujebera muri kwijyana hehe ubuhanuzi bwe ko tubizi ko babwaravangiwe murindi yohe mu mateka ya mbere umva ndagize yebera ajya kujwigirira inyuma y'umugore wawe nawe ni naga ari twe twaguteye kuvuga n'abari kuno bano bako bashaka kujyana uvuga ibirori bihise wabo undi umuntu w'umugabo ajwigira gutyo wabanje ukagira nuko nta mugabo agira agashumba nta mugore agira yaragumiwe n'ubundi gashumba barambye ko bari nta kibazo yakwiye ko bari yaramaze appointment se pastor ari mu biro nagenda turagahinda umusego we discipline mu ndege nyutinga karekeza ese wande uraye hanze ufite aho kurara wende sura ugenda karara uwoshe wantumbiwe discipline mu ndege mureke mvuge ako pastor kwera yitonda ntabwo mwumva ibintu ugaseka discipline mu ndege mureke pastor avuge mureke mvuge uzi impamvu batenda gukanda gabere ryahengamye kikora ibimere ryahengamwe rifite na nyoko rifite n'umushinga umwe wambo nyutinga mwana wa turi kwa pastor mwiyubahe turi kwa pastor sha ubu se tuje gukemura ikibazo I think it's Steven walking today okay murakoze cyane okay myotenguka ku karundi oya mureke avuge nundi nje kuvugisha ndumva nsubiye kunyita karundo rantunze wagicu umva Kenzo nari ngeze kuri ibi ngibi nimwe uvuga ati ndaza kumumanura murindire gato mbaze mvuge please sibyo impamvu buriya ntabamanuye ibi biri mu muhamagaro wumva maze kumenya ko ngomba kujya mbasengera Ramaka kanu pastor biri mu muhamagaro wanjye kumenya ko ngomba kubasengera nasengera uriya nkamenye ko asenga okay Kenzo nari ndahanga ndi kuvuga ibintu bisiriya sibyo
impamvu ndi guseka gutyo ubona ko bitankozeho sibyo nuko numva ko ari ibintu by'ibinyoma biri aho ngaho. Pastor pardon gatoya, ntabwo uri kuraseka kuko uriko wisobanuye uravuga ukuntu wahama video mu none haye ma video uva mbigusubiremo nanabisubiremo Kenzo, reka mbivuge nona umukobwa nakundanye nawe nasomanye nawe hari ibyo nakoranye nawe ariko narakijijwe ndi umukristo ndi umushumba mfite ejo hanjye hashize udashoboza kuba hamubikisha sibyo ibyo byo banabyumva abantu bari ahanga. Everybody has a past. Utarasomana azaza nteribuye cyane. Uzi ko ari abantu bagira ngo bapasiteri ngo turi Imana. Icyazo pastor uvuga gusomana gusa. Nishaka mbe naranaryamaye n'umukobwa. Ndumva ndakwiyamye. Umva nkubwire. Ibi ndi kuvuga buri wese afite ibyo yakoze. Sibyo? Ndashaka kubwire amagambo ndi kuvuga. Kenzo. Ndakumva pastor. Niyo naba naramuhaye video yanjye. Sibyo? Tuvuge ko nayimuhaye. Y'ubwambure bwanjye. Yego, thank you so much. Yego. Ntiyemerewe no kwisharinga. Ntabyemerewe. Bigize icyaha ashaka kubinkangisha. Ndebera pastor sinakubwiye ko uyu Big OG abarimo aravugana na Congress ariko urabona muri comment ukuntu bimereye Congress. Ndeka mvuge ubu ndavuga iki Kenzo Kenny wendi kuvugana nawe sibyo Kenzo yamyuti nzagira ari kurya umuceri uzindagira abarundi bari barashaka ndakumva na bere mva ku shingo mbabarira mvugane na Kenzo please mwambabare nkavuga mwamaye iminota 5 mukongera mukavuga sibyo nuko turayigwa ndabinginze nta burenganzira afite na bukeya sibyo bwo gusharinga ibintu namuhaye personnellement. Niba avuga ko nabimuhaye sibyo ego ntibyemewe n'amategeko mpuzamahanga ntibyemewe n'amategeko y'igihugu everywhere na hamwe. Yes. Kuba ashobora kuba yankangisha agahamagara abantu nk'abangaba ngo kugira abanyangishe sibyo ngo afite ubwambure bwanjye namubwiye ngo niba bufite aze muhe n'ubundi kugira ngo amenye ibyo agomba kwereka abantu. Subiramo ako kantu inyongezo aze muhe ubundi nabwo abwereka abandi bantu. No, let me see. Reka yumve my point. Reka yumve point yanjye. Yego. Nta bwambure bwanjye namuhaye bene data muri kunkurikira aha. Nta bwambure bwanjye namuhaye. We know it. Afite. Ntabwo namuhaye aho yabasha kujya kubikura ibyo bintu byose ni aho umva navuze ngo nagize umugirlfriend nshobora kumubwira ati dore uko nambaye mucikopa nabivuze sibyo nabisobanuye anga mfite passe yanjye naho ndi umukozi w'Imana sibyo akeneye kubaha niba ashaka gukora izina rye agenda azamukire kurindi zina kuko ndi umukozi w'Imana uranyumva Kenzo ndakumva passe we sinza kujya mu nzego kuko ntago nemere kujya kubura n'abapagani. Urakoze cyane ariko turabihinduye kandi ariko pastor niba ramuka babishyize hanze wemerewe kujya mu nzego nawe tufana n'ibindi gatoya unyumve point yanjye nabasha gukora ibyo yavuze ndamurega sibyo ndamurega mu gihugu tubayemo hamwe sibyo ndanamurega no mu gihugu arimo kuko ayo ni amategeko international bajya gusoma sibyo niba ari nda AI wankoreye kugira unsebye nabyo urabibazwa sinita ko ari njyewe sinita ko ari inde kubera ko ibyo ni harabika byo kunyangisha abantu kandi ntibizakunda kuko mfite amavuta ni harabika rishingiye ku gitsina sibyo Kenzo urabyumva neza Kenzo
ariko nibirangirira ahangaha sibyo akabisiba Kurasigura. akabikuraho nta kintu ngiye nza kumubaza atari uko nguko ndemera manuke muri Malawi nze kukurega ngushirireho abaloya nze nkurege